Mu myaka y'igihumbi na magana cyenda na mirongo ine isi yaguwe gitumo n'umwijima utarigeze ubaho. Uburayi imigira nshya, inzu zirasenyuka, ibisasu bisatura ikirere, aho urebye hose ugasanga imbaga y'abandi ihunga, abana basiga imiryango, ababyeyi barira amarira baraga-mutima. Ariko byose byakomotse ku mugabo umwe gusa, Adolf Hitler. Izina rye ryabaye ikimenyetso cy'urwango, ubutegetsi bw'igitugu no kumena amaraso. Umugabo umwe wahinduye isi yose umuriro. Hitler amaze gufata ubutegetsi mu gihumbi na magana cyenda na mirongo itatu n'itatu, yahise ahindura Ubudage igisirikare gihambaye. Politiki y'ivangura yahindutse itegeko, propaganda ikwirakwizwa mu baturage, kandi urwango rwe rugirwa ihame mu gihugu. Mu myaka y'igihumbi na magana cyenda na mirongo itatu n'icyenda kugeza mu w'igihumbi na magana cyenda na mirongo ine n'itanu, isi yose yari ifashwe mu minyururu y'umuntu umwe gusa, Adolf Hitler. Ntabwo yayoboye Ubudage gusa, ahubwo icyemezo cye kimwe cyabaga gihinduye isi yose. Iyo Hitler yavugaga amagambo make i Berlin, ibihugu byose byashyirwagaho igitutu. Iyo yategekaga igitero, imijyi ku migabane itandukanye yarashyaga. Ni nkaho mu masaha 24 gusa isi yose yumvaga itegeko rye, awamuvuguruzaga. Nubwo atari umwami w'isi, ibikorwa bye byari nkaho ari we wandikaga amateka y'isi icyo gihe. Ibyo nibyo byatumye igihe yategekaga ko Polonye igabwaho igitero mu gihumbi na magana cyenda na mirongo itatu n'icyenda, intambara ya kabiri y'isi yose yahise itangira. Uhereye uwo munsi, isi yose yahindutse urubuga rw'amaraso n'umwijima. Ariko se ni gute umusore w'inzozi z'ubuhanzi wavutse mu muryango usanzwe yashoboye guhinduka umuyobozi w'igihugu gikomeye, akanateza intambara yahitanye abantu barenga miliyoni 60? Ni gute ijambo rye ryahindutse intwari ikomeye kurusha imbunda, kugeza ubwo isi yose ibaye imbohe mu bitekerezo bye? Uyu munsi turinjira mu rugendo rw'umuntu umwe, kuva mu buto bwe, inzira y'ubutegetsi, uburyo yakoreshaga propaganda mu kuyobya rubanda, kugeza ku rupfu rwe rw'agashinyaguro mu bwihisho i Berlin. Niba ukunda amateka akomeye nk'aya ngaya, kana subscribe kuri JD Rwanda, inkuru ikurikira itazagucika. Adolf Hitler yavutse ku ya 20 Mata 1889 i Brno am Inn mu gihugu cya Austria-Hungria. Se umubyara Alois Hitler yari umuntu ukomeye ariko w'igitugu, wahoraga akubita umuryango we. Nyina Clara yari umuntu woroheje, wakundaga umuhungu we cyane. Urupfu rwe mu 1907 rwamuteye igikomere gikomeye cyane, kuko yari we muntu wenyine wamushyigikiraga. Hitler yari umwana udatsinda neza mu ishuri, kandi ntiyigeze arangiza amashuri yisumbuye. Inzozi ze zari kuba umuhanzi, ariko inshuro ebyiri zose yatsinzwe kwinjira mu ishuri ry'ubugeni rya Vienna. Ubuzima bwe Vienne bwari ubw'ubukene, ubwigunge n'ubuzererezi. Ni muri icyo gihe yatangiye kwinjira mu bitekerezo by'urwango rw'Abayahudi, byari byaracengeye mu binyamakuru n'imiryango ya politiki yo muri icyo gihe. Intambara ya mbere y'isi yose imaze gutangira mu 1914, Hitler yinjiye mu ngabo z'Ubudage. Yahaboneye icyerekezo cy'ubuzima bwe, arwana ku rugamba atiganda, arakomereka, ariko agaragaza ubutwari. Yahawe umudari w'ishimwe inshuro ebyiri, ariko ntiyigeze azamurwa mu ntera, kuko abari bamukuriye babonaga adashoboye kuyobora abandi. Igihe Ubudage bwatsindwaga, Hitler yumvishe ko igihugu cye cyagambaniwe n'abanyapolitike b'Abayahudi. Nyuma y'intambara, Hitler yagarutse i Munich. Yahawe akazi n'ingabo ko kuba umutasi mu mitwe ya politike. Aho hakaba ariho yatangiye kuvumbura impano idasanzwe, kuvuga mu ruhame. Mu nama y'ishyaka rito ryitwaga German Workers' Party, amagambo ye yanyeganyezaga imbaga. Byamuhaye amahirwe yo kuyobora iri shyaka, aryita izina rishya, National Socialist German Workers' Party, izwi cyane nka Nazi. Hitler yari umuhanga mu gukoresha amarangamutima y'abaturage. Yabashukaga ababwira ko azasubiza Ubudage icyubahiro cyabwo, ko azakuraho ubukene, agahagarika Abayahudi n'abakomuniste yabonaga nk'abanzi b'igihugu. Yashinzwe umutwe w'abagizi ba nabi b'ishyaka, banamufashaga kuburisamo inama z'abamurwanya. Mu 1923 yagerageje gufata ubutegetsi ku ngufu mu gikorwa cyiswe Beer Putsch. Cyarangiye afashwe, arafungwa. Mu buroko yanditse igitabo Mein Kampf, kivuga imigambi ye, kwigarurira ubutaka bushya, kurimbura Abayahudi no kubaka Ubudage bushya bukomeye. Agiye kurekurwa, yahinduye amayeri, atari intambara yo gufata ubutegetsi ku gahato, ahubwo binyuze mu mategeko. Yakoresheje propaganda, amafoto, radio n'indege mu kwiyamamaza.
Mu 1932 yiyamamarije kuba perezida ariko atsindwa na Hindenburg. Nyamara ku ya 30 Mutarama 1933 Hindenburg yamugize chancellor. Hitler yinjiriye mu mateka. Propaganda yabaye intwari ikomeye ya Hitler. Joseph Goebbels, minisitiri we w'ubukangurambaga, yahinduye itangazamakuru igikoresho cya leta y'abanazi. Sinema, radio, ibinyamakuru n'ibirango bya nazi byashyizwe hose. Hitler yashushanywaga nk'umuyobozi udakosa w'umukiza w'Ubudage. Ingengabitekerezo ye yari ishingiye ku rwango n'ivangura. Mu ngengabitekerezo ya nazi, Abadage b'amaraso ya Aryan bashyirwaga hejuru, abandi bo bagafatwa nk'abatagira agaciro. Abayahudi bo bakaba ari abanzi bagomba gusenywa. Ibi byavuyemo itotezwa ry'indengakamere riza kurangira bibyaye jenoside ya Holocaust, aho Abayahudi barenga miliyoni 6 bishwe. Ku ya mbere Nzeri 1939 Ubudage bwateye Pologne. Mu munsi umwe gusa Ubwongereza n'Ubufaransa batangaza intambara. Hitler yari afite intego yo gushyiraho ubwami buzamara imyaka 1000. Yakoresheje amayeri y'intambara yihuse, aho ibifaru n'indege byasenyaga byose mu gihe gito. Mu myaka mike cyane Ubudage bwari bumaze kwigarurira Ubufaransa, Ubuholandi, Ububiligi na Norvege. Ariko mu 1941 Hitler yafashe icyemezo gikomeye cyo gutera Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete mu gitero cyiswe Operation Barbarossa. Untangiriro ingabo ze zagendaga neza, ariko ubukonje n'imbaraga z'Abasoviyete byabateye igihombo gikomeye ku rugamba rwa Stalingrad. Icyo cyabaye ikimenyetso cy'iherezo rye. Mu 1944 ingabo z'Abanyamerika n'Abongereza zateye Ubufaransa mu gikorwa cya D-Day. Byatumye Ubudage burwana ku mpande zombi. Hitler yakomeje kwivanga mu byemezo bya gisirikare, yanga kumva inama z'abajenerali be, aribyo byanatumye ibintu birushaho kuba bibi. Mu 1945 ingabo z'Abasoviyete zinjiye Berlin. Hitler yari yihishe mu bwihisho bwe bwitwa Führerbank. Mu minsi ya nyuma yashakanye na Eva Braun mu muhango muto. Ku ya 30 Mata 1945 ubwo abasirikare b'Abasoviyete bari hafi kugera ku bwihisho, Hitler yarirashe mu mutwe Eva Braun anywa uburozi. Imibiri yabo yatwitswe n'Abadage kugira ngo idafatwa n'abasirikare b'abanzi. Urupfu rwe rwabaye ikimenyetso cy'iherezo rya Nazi n'intambara ya kabiri y'isi yose mu Burayi. Nyuma y'urupfu rwa Hitler, Ubudage bwari busigaye nta muyobozi. Mu minsi mike abasirikare b'Abasoviyete bafashe burundu Berlin, maze ku ya 8 Gicurasi 1945 Ubudage bushyira intwaro hasi, intambara mu Burayi irangira gutyo. Uwo munsi ukaba uzwi mu mateka nka Victory in Europe Day. Nyamara nubwo intambara yarangiye, inkovu zasigaye mu mitima y'abantu zari zikomeye. Imijyi yari yarahindutse umuyonga, imbaga y'abantu yarishwe cyangwa yarimuwe, naho jenoside yakorewe Abayahudi yasize isomo rikomeye ku bantu bose ku isi. Urupfu rwa Hitler ntirwasibye amateka ye y'amaraso n'ubugome, ahubwo rwasize inkuru ikomeye yo kwigisha ibihe bizaza ku butegetsi bushingiye ku rwango, ivangura n'ibinyoma ushobora gusenya ibihugu n'abantu mu kanya gatoya. Amateka ya Adolf Hitler ni urugero rukomeye rw'uko umuntu umwe gusa ashobora guhindura isi yose mu buryo buteye ubwoba. Kuva ku musore w'inzozi zapfubye Vienne kugeza ku muyobozi wateje intambara yahitanye miliyoni nyinshi, urugendo rwe rwerekana imbaraga z'ijambo, uburyo propaganda ishobora kuyobya abantu, ndetse n'ingaruka mbi z'ivangura. Uyu munsi inkuru ye itwibutsa akamaro ko guhora duharanira amahoro, uburenganzira bwa muntu n'ubutabera. Itwibutsa kandi ko amateka atagomba kwisubiramo, ko tugomba kurwanya uwo ari we wese ugerageza kubiba urwango n'amacakubiri mu bantu. Amateka ya Hitler ni amaremba adufasha gusobanukirwa ko ubukana bw'urwango bushobora kwangiza isi yose, ariko kandi ku imbaraga z'ubwiyunge n'ubwubahane arizo zubaka ejo hazaza heza. Wari kuri JB Rwanda, nawe ubutaha.